Ndabashuje mwese abana b'Imana aho muherereye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi ikomeze kubarinda ibibi byose. Rero mazina ni Deni Ahimana nkuko musanzwe mubizi. Uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike ba mbere ibice 5. Turasoma umurongo wa 16 turageza ku wa 25. Twumva icyo Imana iganira natwe, kandi tuzi neza yuko kumva ijambo ry'Imana niryo riduhumuriza, ijambo ry'Imana niryo ritubohora, ijambo ry'Imana niryo riduhereza ubwenge ndetse n'ubuhanga n'ubumenyi, ijambo ry'Imana niryo riduhishurirwa, ijambo ry'Imana niryo ridusobanurira ko dukwiriye kumera, ko dukwiriye kwitwara. Niyo mpamvu rero hari inyungu nyinshi zo kumva ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rirahugura, ijambo ry'Imana rikura umuntu ahantu rikamwinjiza ahandi. Niyo mpamvu rero kumva ijambo ry'Imana nibyo by'ingenzi cyane kuruta ibindi byose waba uri kumva. Ndabizi neza hari ukuntu wumva umuntu akubwiye nk'ijambo ryiza kumva uguwe neza, ariko ibyo byose ryaba ari ijambo ryiza rigendanye nuko wowe warurirarikiye, ariko icyo nzi cyo ni kimwe, nuko nta jambo niri na rimwe wapfa kubona kuri iyi si ya rurema rishobora guhindura umuntu, cyangwa se rishobora kuba ryiza kuruta iry'Imana yavuga ku buzima bwawe, kuko imvugo y'Imana niyo ngiro, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ijambo rero riratubwiye ngo mwishime iteka. Umurongo wa 16 aravuga ngo twishime iteka. Niyo mpamvu rero Imana yo yagennye yuko tudakwiriye kubabara, tudakwiriye kubabazwa, ahubwo dukwiriye kwishima kandi tukishima iteka. Niyo mpamvu rero Bibiliya yakomeje ivuga ngo musenge ubudasiba. Ariko aya magambo uko ari abiri, mwishime iteka, ubundi Imana yari yaremye umuntu igira ngo yishime, ahore mu byishimo, ahore aseka, ahore mu birori, ahore anezerewe, ahore mu mahoro, ahore mu munezero. Nibyo Imana yashakaga. Ariko Satani we aho aziye aza agira ngo ashire umuntu mu mubabaro, azana icyaha kizana uburwayi buzana urupfu. Rero Satani we yaje akuraho iri jambo, kandi akoresheje abantu b'Imana Imana yaremye. Niyo mpamvu rero icyo Imana ishaka ku buzima bwawe ni ukugira ngo wishime iteka. Niyo rero utishimye, umunsi uzabona utishimye, uzamenye yuko atari umugambi w'Imana, kuko umugambi w'Imana ni ukugira ngo wishime mu kazi ukora, wishimire mu muryango urimo, wishimire mu gihugu urimo. Imana niwo mugambi wayo, umugambi wayo ni ukugira ngo twishime. Niyo mpamvu rero ushobora kumvira ijambo ukaba ufite umutima wihebye, ukaba ufite amarira menshi, ukaba ufite agahinda kenshi, ariko Imana yavugana nawe ikakubwira ngo ishime. Imana rero ategetse ngo ishime, kubera yuko umubabaro Imana igukuyeho, agahinda Imana ikagakuyeho, intimba Imana yigukuyeho, kubera yuko Uwiteka Imana aravuze ngo ugiye kwishima kuva uyu mwanya, kuva iyi saha ugiye kwishima kandi ugiye kunezerwa, kubera yuko umugambi wa Satani ntabwo ashaka yuko wakishima cyangwa se ngo ugubwe neza. Niyo mpamvu rero Imana iravuze ngo twishime iteka. Ibyo waba uhagazemo byose umenye yuko Imana ibirangije, kuko itanze ibyishimo mu buzima bwawe bwari bwihebye, bwari bubabaye, bwari butotejwe. Waba uri mu intambara z'umwuka, waba uri kurwana intambara y'umwuka, waba uri kurwana intambara y'amagambo, waba uri kurwana intambara y'umubiri, ariko Imana ikakubwira ngo hari insinzi igiye gutuma wishima, hari umunezero ugiye kuza, kubera ko Imana iravuga ngo mwishime iteka. kandi nanone ngo musenge ubudasiba. Iyo udasenze ubudasiba, ubundi gusenga ni nko guhumeka.
rero nta muntu wabaho adahumeka, ntago yabaho ubwo yahita apfa. rero gusenga nabyo, nubona uraye umunsi ufite amasaha 24 ukabona ubuze mu isaha yo gusenga, uzamenye ngo utakaje ubuzima bwawe bw'uyu munsi ndetse n'ejo hazaza, kuko wakagombye gusenga ukaganira n'Imana, Imana ikakubwira byinshi, ikaguhishurira, kuko mu gusenga niho dukura umunezero, mu gusenga niho tuvuganiramo n'Imana, mu gusenga ibibazo byose twari dufite, Bibiliya yaravuze ngo munyikoreze amaganya yanyu yose kuko nita kuri mwebwe. rero iyo uri gusenga, Imana yita ku maganya yawe, ikakuguranira ibyo byose byari byinjiye mu buzima bwawe bigatangira gukurwaho. ariko Satani we aza ateza ubunebwe bwo gusenga, abantu ku manywa ntibasenge ndetse na nijoro ntibasenge, icyumweru kikarangira, ukwezi kukarangira, cyangwa se bagasigara basengerwa n'abandi. ariko nyamara Imana yaravuze ngo musenge ubudasiba. umuntu usenga ubudasiba, agasenga isengesho rya kumanywa, uwo nguwo afite itandukaniro ry'umuntu n'undi muntu utabasha gusenga isengesho rya kumanywa. umuntu usenga isengesho rya nijoro we ni urundi rwego, kubera yuko nijoro niho Satani agenda atega imitego, agenda abiba urukungu. Bibiliya yaravuze ngo umubibyi yasohoye imbuto, afata amasaka aragenda yabiba mu murima we mwiza. igihe kigeze ngo nijoro ngo arasinzira, umuhinzi arasinzira, ngo umwanzi ngo araza nijoro. amaze kuza nijoro, afata urukungu arubiba mu masaka. amaze kurubiba mu masaka, maze wa muhinzi bukeye mu gitondo ntiyamenya ibyo Satani yarayakoze cyangwa se iby'umwanzi yarayakoreye wa murima we. ategereza umusaruro, arawubura. arangije abona amasaka n'urukungu birimo birazamukana. agiye gukuramo urukungu, abona ari buranduremo n'amasaka. niwe ijambo ryavuze ngo mureke urukungu la tute yashishefo rukurane n'amasaka, kubera yuko nyir'umurima, umuhinzi yararangaye, umwanzi aza nijoro. iyo usenze nijoro, ukumira abapfumu, ugakumira abarozi, ugakuraho imitego yose ya Satani. Satani akaza aje kubiba urukungu, agasangura imaso. niyo mpamvu rero umuntu usenga nijoro afite impinduka zikomeye cyane kuruta umuntu usenga ku manywa. niyo mpamvu rero Satani yitwikira umwijima, ibikorwa byose bya Satani byinshi bikorera mu mwijima. niyo mpamvu rero iyo ubaye maso ukabasha gusenga ku manywa cyangwa se ukabasha gusenga nijoro, bibyara umusaruro cyane, uba wujuje itegeko ry'Imana ryo gusenga ubudasiba. niyo mpamvu rero wumva ijambo ukaba wumva gufite ubunebwe, umenye neza ko gusenga ari nko guhumeka. umunsi utabikoze, umenye neza yuko uri gutakaza ubuzima bwiza Imana yaguteguriye. niyo mpamvu rero bamwe bajya gusenga bakumva intege nkeya ziraje kubera umunaniro w'akazi, kubera ibyo ari byo byose yaciyemo. ariko umenye neza yuko gusenga n'ubuzima, kandi gusenga ni imibereho. rero utakurusha gusenga ntago azagutera ubwoba. rero nushaka, nubona urwanyijwe n'umuntu urusha gusenga, uzamenye ko iyo ntambara uzayitsinda. ariko nurwanywa n'umuntu ukurusha gusenga, uzamenye ko ugiye gutsindwa. ahubwo ari igihe cyo kongera imbaraga mu gusenga, kugira ngo nawe Imana ikurwanire, kugira ngo nawe Imana igutabare, kandi Imana ikwiyereke. niyo mpamvu rero Bibiliya yavuze ngo mwishime iteka kandi musenge ubudasiba. ariko aya magambo uko ari abiri, umuntu yagenderamo, uwo ngo afite impinduka zikomeye. murongo wa 18 aravuga ngo mu bibaho byose muhore mushima. gushima kuragarutse. mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo
imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Iyo umuntu yari muri Kristo Yesu ahora ashima, ugashimira ubuzima bahagazemo, kuko iyo ushimye ndabizi neza yuko niyo umuntu usanzwe yagukoreye ikintu cyiza aba akeneye yuko umubwira ngo urakoze. Niyo mpamvu rero n'Imana ishaka kugira ngo tuyishimire ibyiza yadukoreye, ibitoya larashifererebo ndetse n'ibinini, dushimire Imana kuko ari byo bidukwiriye muri Kristo Yesu. Iyo turi muri Kristo Yesu rero twibuka yuko Imana yamutanze kuba incungu yacu, karangiza tukavuga ngo muri Kristo Yesu icyo Imana yakoze itanga umwana wayo w'ikinege, ntago twabura kuyishima. Duhera kuko twari abanyabyaha, Yesu akaza kuducungura, ibyo bigatuma dushima. Twaba twaramutse tugashima, twaba tugihumeka tugashima, twaba tuvuye kwa muganga tugashima. Mu bibaho byose muri Kristo Yesu ijambo rikatubwira ngo duhore dushima, kuko ari byo bidukwiriye muri Kristo Yesu. Murongo wa 19 akavuga ngo ntimukazimye umwuka w'Imana. Iyo ujimije umwuka w'Imana aba ari umugambi w'Imana ukuyeho. Rero akavuga ngo ntimukazimye umwuka w'Imana, mureke umwuka w'Imana ze, kuko aho umwuka wera atari abantu bigira ibyigenge. Abantu nubona bimura umwuka wera ntibamuha agaciro, rero uzamenye yuko bashaka gukora ibyo bashaka, kuko akamaro k'umwuka wera araza akemeza abantu ibyaha. Bibiliya ikavuga ngo ni umujyanama, Bibiliya ikavuga ngo ni umufasha. Rero iyo udashaka kugira ngo umwuka wera aza gufashe, ukaba udashaka yuko akugira inama, ukaba udashaka yuko wagira ukuri, kuko Bibiliya yavuze ngo Imana izaduhereza umwuka w'ukuri. Rero iyo udashaka ukuri ubwo uba ushaka ibinyoma. Iyo udashaka umufasha uba wihagije. Kwiyemera kuba ari kwinshi, alarashifererebo yashikaya. Ariko Bibiliya ikavuga ngo ntimukazimye umwuka w'Imana, ntimukazimye umwuka wera. Rero abantu bashaka gukora ibyaha, bashaka yuko umwuka atabarondora, bashaka yuko bakora ibyo bumva bishakiye, ariko Bibiliya ikavuga ngo ntimukazimye umwuka w'Imana. Uwo waba uri we wese, icyo waba ukora cyose, rero emerera umwuka wera akore mu buzima bwawe, akore mu mibereho yawe, akore mu murimo wawe, akore mu rugo rwawe, kuko numuha karibu azaza kandi azaba umuyobozi mwiza ku buzima bwawe, cyangwa azaba umufasha mwiza mu byo uri gukora. Rero waba ukora ibintu byo mu mwuka cyangwa se wakora n'ibintu byo mu mubiri, ibintu byose bikorwa n'Imana. Rero nimba ushaka yuko ibintu byamera neza, ntukazimye umwuka w'Imana, kuko Imana yaravuze ngo ntimukazimye umwuka wera. Rero systeme ziriho zigiye zitandukanye, imikorere y'umwuka wera irimo iragora abantu, ariko mu by'ukuri icyo Imana ishaka, irashaka yuko umwuka wera atazima, ahubwo umwuka wera yake, mwenyegeze kugira ngo umwuka wera ahabwe karibu. Iyo ukoze icyaha rero gikomeye ni ukuzimya umwuka w'Imana. Murongo wa 20 akavuga ngo kandi ntimugahinyure ibihanurwa. Iyo uzimije umwuka w'Imana ugahinyura n'ibihanurwa, rero icyo gihe Imana ntikwishimira. Icyo gihe uba wacumuye ku Mana. Ntugahinyure rero ibihanurwa mu guhugurwa, mu kujya inama, mu ijambo ry'Imana, mu buhanuzi, ibyo ari byo byose wihinyura ibyo ngibyo, kuko biravuze ngo umupfapfa niwe uhinyura ibibwirizwa. Rero nta muhanga uhari, ariko umuhanga nyawe ni uwudahinyura, ni uwutanenga, ni uwudapinga ibihanurwa. Uko byaba bimeze kose, icyo Imana igushakaho byubahe kandi ubikunde, kandi nurangiza we kubihinyura, kuko icyo ngicyo cyaba ari icyaha waba ukoze imbere y'Imana. Murongo wa 21 akavuga ngo ahubwo
mugerageze byose, muhindure, mugundire ibyiza, mwirinde igisa n'ikibi cyose. icyo Imana ivuga, koresha ubwenge Imana yaguhaye, urebe neza, ubigerageze, urebe ikiri ukuri, ube ari cyo ugundira, ikitari ukuri icyo ni kibi ukijugunye kure, ariko wibipinga, kuko ubwenge bw'umuntu bufite aho bugarukira, kandi ubwenge bw'Imana burenze ubw'umwana w'umuntu. icyo Imana ikubwira ngo gerageza ibyo byose, ari uwo mwuka wera ureke ukore, ari ubwo buhanuzi bureke bukore, noneho wowe urebemwo, urebe ibyiza, ube ari byo ugundira, ibibi ubizibukire, ibibi ubyange, ibibi ubishyire kure, kuko ari cyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Bibiliya igakomeza itubwira ngo, umurongo wa 23 akavuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose. Rero niba wumvishije iri jambo larashifelelebo shararabayasaka, nawe ukaba wirebeye muri iyi ndorerwamo, ugasanga nta gushima uko bikwiriye, ugasanga ntusenga uko bikwiriye, ugasanga uri aho ngaho mu by'ukuri urazimya umwuka wera, urazimya umwuka w'Imana, warangiza ugasanga urahinyura ibibwiriza, Imana irakubwira ngo irashaka kukweza, kuko iravuze ngo nzabeza. Uyu mwanya ikweze, yeze umutima wawe, yeze ibyo wakoraga bitari byiza, yeze imigambi yawe, yeze ibitekerezo byawe. Loti yasise fararaba la tuteketo yasise fo, ikweze, kuko ijambo riravuze ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Rero ukeneye kugira ngo wihane, ukeneye kugira ngo uhindukire, ukeneye kugira ngo ubwo witegure neza yuko bizaba urubanza, mu gihe uzumvira ijambo nturigenderemo, ntiwisuzume. Abantu barafashe ibintu by'Imana, barimo barabicinamo komide, barimo barabikoresha mu buryo butari bwo, ariko umenye neza yuko hanyuma y'ibyo ngibyo hari urubanza, hanyuma y'ibyo ngibyo Imana izabikubaza. Rero fata umwanzuro, ubwire Imana ikweze, ubwire Imana yuko utazongera. Imana yo mu ijuru ikweze, kugira ngo umwami Yesu Kristo ubwo azaza aje guca imanza, uwumvishije iri jambo wese azabazwa impamvu atarigendeyemo. Niyo mpamvu rero icyo Imana ishaka ku buzima bwawe ni ukugira ngo ubashe kugira gute guhindukira. Bibiliya ikavuga ngo abahamagara ibahamagara niyo kwizerwa, no kubikora ntizabikora. Bene data mudusabire, Imana yo mu ijuru habwe icyubahiro. Niyo mpamvu rero Imana iri kuvugana namwe, ni Imana yo kwizerwa, ni Imana ishaka yuko mwahinduka, ni Imana ishaka yuko afata umwanzuro, ukareka kugendera mu kigare cy'isi, ukareka kugendana n'ibigezweho bitesha agaciro umwuka wera, bitesha agaciro ubuhanuzi, bitesha agaciro kudasenga uko bikwiriye, bitesha agaciro kudashima uko bikwiriye. Ibyo ngibyo itandukanye nabyo, kuko iyi ni iminsi y'imperuka. Ariko Imana yo kwizerwa yabivuze, no kubikora izabikora. Wicika intege, wicumuzwa n'amasezerano y'Imana, ahubwo wowe yarindire mu kanya gatoya nk'ako guhumya. Imana ugiye kwibona mu bundi buryo, kuko yagusezeranije. Ni Imana itabesha, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ibagirire neza. Mwebwe mufashe iki cyemezo cyo guha Yesu Kristo ubuzima bwanyu. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, kandi Imana yo mu ijuru ibahindure, kuko ari Imana yo kwizerwa. Nimuyizere, ntawayiringiye ukorwa n'isoni. La tuta yasisefo, nawe ntabwo uzakorwa n'isoni, kandi isoni zikuvuyeho, kuko ari Uwiteka Imana avuganye nawe. Amen.